Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tatuje gusura ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindirwa na hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tatuje gusura kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Uwakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. By'umwe kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsinde ikintu busabwa no kujibonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora. Kugira ngo ujye tukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu gakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe wasireho kugira ngo nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe bifitiye smartphone. Ushaka kode twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626, tubwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bizame bikunda kubazwa cyane, tukakwigisha uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa twandikire cyangwa duhamagare kuri izo nimero tuze tubikwigishe aho waba uri hose muri Kigali. Ukeneye ko tuguhugura warigisha amategeko y'umuhanda, ariko ukeneye ko duhura umunsi umwe cyangwa imbere yo kujya mu kizame, twandikire cyangwa duhamagare kuri izo nimero 0789351626 tuze tuguhugure. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Muri ibi byapa ni icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza ibyapa bine dufite. Hari icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari umweru n'umutuku. Urebe icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Urebe n'icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese ni ikihe? N'ubundi hasi nibyo bakubajije. Bavuze ngo icyapa B6 ndakeka kuri kukibona. Baravuga ngo icyapa A19 ndakeka kuri kukibona. Se icyapa B3 ndakeka kuri kukibona. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo icyapa A22A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuru nta kindi ni icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo cyerekana ko uri umuyobozi urakibonye, ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'abaturutse aho ugana mu nzira ifunganye. Wowe uratambuka mbere y'abari guturuka aho wowe uri kugana. Uratambuka mbere. Kubera icyo uratambuka mbere kwa kino cyapa cya B6 uri ko harimo utuntu tw'udufresh tubiri. Hari akajya imbere kari mu mweru, hari n'akaza kari mu mutuku. Weho ni wowe uri kujya imbere, uri mu mweru, wemerewe kugenda mbere. Abaza bagusanga bari mu mutuku bari kubabuza, bagomba kuguhinzira ukabanza ugatambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Utari wareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba. Uramara kuyireba umare kuyisoza nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo, ni ingenzi ko wayibonera ku gihe. Ndakeka ko waramusamo ndizera ko waramuswe yandika wa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate
bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi. Umuyobozi abujijwe iki? Aho kugenda mu gisate cy'iburyo, B kunyuranaho, C kugenda mu gisate cy'ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isomo kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni C kugendera mu gisate cy'ibumoso. Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, ubwo nukuvuga ngo ugendwamo mu byerekezo byombi, uri kujya imbere ariko hari n'abandi bari kuza bagusanga, muri kubisikana, ni umuhanda ubisikanirwamo. Uba ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso, kubera ko urabizi ukimara kwinjira mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo, ukoresha urw'ibumoso mu gihe bibaye ngombwa ugeze ahantu hari ibimenyetso bikwemerera kuba wanyuranaho, cyangwa ugiye gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 335 16 tugufashe ko na kode nziza aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katahura ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Murabizi ni inama zisigaye ziba mu buryo bwa online, twakwigisha tuvugana, urareba n'ibyo nashyize muri mudasobwa yanjye bitewe n'isomo turi kwigana. Rero ni mutwanye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 335 tukwigishe ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Ese kiriya cyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo kiba gifite cyangwa se kiba giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cyo kuri. Ucyandike ku papuro. Anga ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese kiriya cyapa kivuga ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo kiba gifite cyangwa se kiba giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kiriya cyapa kiraburira, bakunda kugishyiraho akenshi uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Urabizi amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo n'amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe abatandukanye. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntuba wemerewe guhindura icyerekezo, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura icyerekezo bitewe n'ahantu ugeze. Hari ibimenyetso bikwemerera ko wahindura icyerekezo uba wagihindura. Rero bagashyiraho kino cyapa kiburira bakubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kiba kiburira, kiba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, kuvuga ngo ishusho mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose ni kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera cyangwa se kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ibyo byose ni kimwe. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona icyapa kigaragaza ishuri, ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ucyandike ku gapapuro. Anga kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C kuvuza ihoni, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Aribwo bwa mbere dukosora ikizame. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Ubonye icyapa kigaragaza ishuri, birashoboka ko mw'iryo shuri harimo abana b'incuke bakiri bato. Rero uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze kugira ngo utabateza ibyago, kandi ibyago wabateza haba harimo n'ibyo kubura ubuzima
niyo mpamvu ugomba kwitonda ukagabanya umuvuduko ugakomeza witonze kugira ngo utabateza ibyago. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswemo. Niba ikinyabiziga cyawe gitwara abantu 30, hari ahantu biba byanditse. Niba ikinyabiziga cyawe gitwara abantu 5, hari ahantu biba byanditse. Ese baba banditswe he? A, ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B, ngo inyemezabwishyu y'umusoro. C, ubwishingizi. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isuku kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isuku kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isuku cyanyacyo wamaze kucyandika wa papuro n'isuku kuri nta kindi ni se ubwishingizi. Umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga uba wanditswe ubwishingizi. Ndakeka ko waramustamo rero se, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu yatendetse aba yarengeje umubare w'abagenzi ikinyabiziga cyemerewe gutwara. Ndakeka ko waramustamo rero se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa bari kuvuga ese icyo cyapa ni mpande 3, ese icyo cyapa ni uruziga cyangwa icyo cyapa ni mpande 4. Ndakeka ko mu mihanda mujya mubibona, hari bifite ishusho ya mpande 3, hari bifite ishusho y'uruziga, hari bifite ishusho ya mpande 4. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, ngo inzira y'abanyeshuri. B, ngo abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hegera aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisozi kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Icyapa gisobanuye ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Akenshi nukibona uzagera imbere uhita ubona zebra cross, hari abanyamaguru bambukira umuhanda. Rero ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku munyegare? Uri kugenda mu muhanda ukabona umunyegare, ese ni gute wamunyuraho? Cyangwa se mu ndimi z'amahanga ese ni gute wamudepasa? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A, ngo kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B, ngo kumunyuraho umwegereye. C, ngo gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano muri icyo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo kuri wamaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iyo ugiye kunyura ku muyobozi w'igare ikintu ukora hano icyo kuri nta kindi ni se gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Tujya tubibona ukaba uri gusubira inyuma ariko ukaba utari kureba inyuma neza, wenda utwaye cyaro muroki. Ese ubakora iki? Aho kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. B, ufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C, ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Hano urabona icyo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ibintu njya nkunda kubibona ugasanga umuntu ari gusubira inyuma ariko kubera ko atari kureba inyuma neza, ugasanga hari umuntu uri hanze uri kugira amubwira ati komeza uzi inyuma gake, kati iburyo, garuka ibumoso, subira imbere gato. Abo bantu simukunda kubabona. Rero ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora mu gihe utari kureba inyuma neza kandi uri gusubira inyuma. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. Imvura iraguye ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Ese ikinyabiziga nibura kiba gitegetswe kugira tungahe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, ngo 2, B, 3, C, 1. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo
ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, nibura kiba gitegetswe kugira kamwe. Nibura kiba gitegetswe kugira kamwe. Hari icyo uzabona gifite dutatu, hari icyo uzabona gifite tubiri, hari icyo uzabona gifite tune, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1 ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibigire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa kubera ibinyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ahubwo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ateganye. Mbega ibinyabiziga bya polisi bijya hatarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Se A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahateganye. Ibintu bya kilometero naka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Ufata telefone yawe twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho batelefonera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta ikiso cy'ukuri kirimo. Hano rero ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Kwibutsa ko ushaka no kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha. Waba ukeneye ko tuguhugura turi kumwe tukaza tukakwigisha, waba uri kure cyangwa ufite akazi katagukunda guza twigane mu ishuri tukakwigisha mu buryo bwa online kandi ukora rimwe ugahita utsinda. Ntujye mu kizame. Hari abantu benshi nabonye bavuga ngo reka maze njye mu kizame ninkora nkatsindwa nzaza munyigishe. Oya, ntujye mu kizame utize. Tugane twigishe ujye mu kizame wizeye ko ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Ni kuri 0789 tubigishe, mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa bakunda no kukibaza mu buryo bw'amagambo, akavuga ngo ese icyapa gisobanura ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Ese kino cyapa urabona gifite ibirango by'amabara asate? Ibirango bifite amabara abiri ari umweru n'umutuku. Uzahita usubiza ngo ni umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho gutya, usubize ko ari inzira idakomeza. Ndakeka ko warazamo B. Ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga, ubonye ko hari umuyobozi ushaka kukunyuraho cyangwa se ushaka kudepasa, niko mukoresha mu ndimi z'amahanga. Hari itara ry'icyatsi ukoresha. Ese iyo tara ry'icyatsi riba rigomba gushyirwa ku icyo kinyabiziga gute?
hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe ucyandika ku gapapuro. Iryo tara urikoresha werekana ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho cyangwa se cy'uwitegura kukudepasa, kugira umwereke ko wabibonye ukarikoresha. ese riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, b inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, c inyuma ahegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Ubundi icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi twari guhitamo B, ariko hariya bashyize iburyo bakagombye gushyiraho ibumoso. Rero nujya mu kizami ukabona aho bashyizemo ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uzahitamo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Uzahita ucyandika ku gapapuro ko hano bashyizemo iburyo bihita bituma ikibazo gihinduka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko niba bashyiraho ibumoso nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Uzahite ugihitamo. Murabizi mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo ugerweho mu kizame cyawe wabibonye, nugerwaho ukore rimwe uhite utsinda. Niyo mpamvu ari ingenzi kuza tukakosorana kino kizame. Niyo mpamvu aba ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo nijya nyishyiraho ujye ubona ko nyishyizeho ukirebe, nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Mbega ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Se ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. ese waramutse utamo B? ese waramutse ukandika ku gapapuro? Turaba wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko waramutse utamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ubugari bwa romoruki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo yikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo yikuruwe n'ibihe binyabiziga? ngo igare, B velomoteri, C ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ese ubugari bwa romoruki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo yikuruwe n'ikihe kinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Hari igihe ubona bahisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo, ikindi gihe ukabona bahisemo C kandi ukabona ibibazo wajyana bimwe. ese baba bahinduye iki? Iyo kuri C bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, uhita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Idafite bavuga iyo ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, ugahita uhitamo C. Na hano urabona ko niyo duhisemo kubera ko bavuze ngo ni ipikipiki ifite. Iyo bavuze idafite uhita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Naho ngaho rero bitandukanira, bagomba kubikubwira kugira ngo ugerweho warabibonyeho ukore rimwe uhita utsinda, nicyo kitushimisha. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana agiramo agakubagana, ku buryo hari imyaka aba agomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe kuba yicarana n'uriya muyobozi utwaye ikinyabiziga cyangwa se wowe utwaye ikinyabiziga. Iyihe myaka? ngo imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicarana
n'umuyobozi utwaye ikinyabiziga. Kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Njya mbona ababyeyi ba hano mu mujyi wa Kigali babyubahiriza, yabajyanye nk'abana ku ishuri kubona yabashyize mu ntebe z'inyuma. Kubera iki? Kubera ko batuje imyaka 12. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ibinyabiziga bihuriye ahantu ariko ubugari bwaho ntibwabemerera kunyuranaho, banyuranyeho bateza inkomyi. Ese abo bagenzi cyangwa se abo bayobozi b'ibinyabiziga bategetswe iki? A, ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukuraho inkomyi. Hano urabona isomo kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, wamutegetswe koroherana. Koroherana ni gute? Koroherana ni kwa kundi ubona ikinyabiziga kije muhuriye ahantu mubisikanye mwateza inkomyi, umwe akaba ahagaze cyangwa se akaba asubiye inyuma, ukabanza ugatambuka, wamara gutambuka nawe akabona kuza akagenda, akaba asa nk'usubiye inyuma akaguha inzira, ukabanza ugatambuka, cyangwa akaba aparitse ukabanza ugatambuka, asigaye wamara kugenda nawe akabona gukomeza urugendo. Biriya mukoze nibyo bita koroherana. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu usanze umuhanda ufunganye, unyuranyeho wateza inkomyi. Ubu ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, ngo umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa se urafunganye? C, ngo umubare w'abanyamaguru. Ese hari abanyamaguru 2 cyangwa hari abanyamaguru 10 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo? Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Warebera ku muvuduko, warebera ku bugari bw'umuhanda, warebera ku mubare w'abanyamaguru bahari, nta na rimwe biba byemewe kugendera mu mpande kwa ziriya nzira z'impande z'abanyamaguru. Niyo mpamvu duhisemo ko hano iso cy'ukuri ari D, nta iso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tucyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura ibi bikurikira. Ibihe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga no gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Haratambuka nde mbere? Ese ni wowe cyangwa ni abaza bagusanga? Dore uri mu mutuku, uri kujya imbere uri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mukara. Rero haratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Ibiri guturuka aho wowe uri kujya nibyo biratambuka mbere. Ubwo bivuze ko wowe uratanga inzira, ahubwo ibiri guturuka aho wowe uri kujya bitambuka imbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Urabona uri iburyo, uri kujya imbere, uri mu mutuku bari kukubuza, abaza bagusanga bari mu mukara bari kubemerera. Niyo mpamvu duhisemo B ivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho uri kujya. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko
waramutse ukandika agapapuro ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kikikugora ushaka kuri YouTube channel yanyu ntabwo bigoye Rwanda Driving College TV urebe iriya video numara kwisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora ubonye utari kuyibona n'aya mavideo yandi mba mabwira nyandikira kuri 0789351626 nk'iyo video mu gihe kitarenze iminota 2 nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu hano ibisubizo bine baduhaye ngo ni meza kuko atuma ureba kure. B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C ngo iki? C ngo kwizeza ko bandi bakubona mu gihe kuri direct ngo nta kiso cyukuri kirimo. Hano ramutse cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese urumeze ikinyabiziga ano matara y'urugendo avuze iki? Ndakeka ko wamaze gutemeza cyukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika papuro n'icyo cyukuri nta kindi ni se ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo ni mabi mu gihe cy'ibihu kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko waramuzamo se, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Turiho yisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Iyi ni Rwanda Driving College TV kandi subscribe basi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugenda icyatuma ujya mu kizamura akora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizameye cy'uyu munsi kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso uri kugenda uri kuzungazunga mu muhanda. Ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B ngo ni bibi igihe cyose. C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4 mu gihe kuri direct ngo nta kiso cyukuri kirimo. Hano ramutse cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye gutwara uri kuzungazunga mu muhanda. Ese hano ramutse cyukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda urumva byaba byiza? Oya, ni bibi igihe cyose. Uri gutwara uri kuzungazunga, uri kugendera iburyo ukaza ibumoso, wenda undi muyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kudepasa cyangwa ashaka kunyuraho, uyisuzungazunga umusanga ibumoso uratuma kugonga. Rero biba byaguteza ibyago, niyo mpamvu ari bibi igihe cyose. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turiho yisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda kuko murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga twandike cyangwa uduhamagare utubwire uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online? Iyo ari mu buryo bwa online uduha amasaha ushaka ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa turaza tukayikwigisha. Warigisha amategeko y'umuhanda ariko mbere yuko ujya mu kizamuka bati nkeneye umwarimu mpugura, turaguhugura. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye igitabo tukikuzanira iwawe iri mu mujyi wa Kigali. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tuze tubibazanire. Murabizi turahari ku bwanyu. Ibibazo bikunda kuza kanda subscribe. Ufite inshuti yawe ishaka kwiga amategeko y'umuhanda yihereza zino video baze twige dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.